Shalom, shalom, shalom bakundwa Imana, shalom bene data muri mwese, Yesu Kristo abamugisha. Uno munsi turi ku cyumweru kandi tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu mwaka 2020. Yesu Kristo abamugisha. Shalom kandi shalom muri mwese, w'amahoro akomeza amahoro kuko ari umunyamahoro ibihe byose. Uno munsi mu kiganiro cyacu Yesu Kristo byose tugiye gukomeza kuganira ubuntu bw'Imana yacu, ukuntu Imana yacu ikomeje kutugira neza kandi iteka ihora itwitaho ijoro n'amanywa uko bukeye uko bwije. Amina. Kuko ni Imana yacu y'igikundiro, ni Imana y'igitangaza, Imana igitubera ahenshi, Imana igitubera akomeye kandi n'ukuri Imana ikomeye, Imana y'igitangaza byose. Tumaze iminsi twiga ku mubare gatatu kuko tumaze iminsi dushaka kwiga ku mibare. Imibare nayo burya ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu, tugomba kumenya uko tuyikora, ibyo dukora n'uburyo tuba tubikoramo kugira ngo Imana yacu igikomeza kutugira neza muri byose. Kuko umubare gatatu nabyo karumara uteye ubwoba, umubare ufimo imbaraga. Tumaze kubona igice kimwe cy'umubare gatatu ukuntu ari ubutsinzi bw'Imana yacu. Icyo mugomba kumenya, amaraso tuzi ko mu kintu cyitwa umubare gatatu ari ikintu gikomeye. Muzi ko Yesu igihe ari Getsemane, igihe ari masenga ari mu bwiherero, naho yahavuye ibyuya bivanze n'amaraso. Amina, haleluya. Aho n'ahantu hakomeye, igihe cya mbere cy'amaraso yamenetse ya Kristo. Noneho igice cya kabiri, noneho igihe yari mu rugendo atwawe, urugendo twarebye muri mu bice birangiye ku cya Pasika, ntuze inzira ya Dolorosa cyangwa se inzira y'umusaraba. Murazi ko igihe yari afite icyuya gikomeye, igihe Mariya yamuhanaguza igitambara cye, naho yagize gute icyokere cye, cyangwa se hari bivuga ngo amuhanaguje cya gitambara cye, ishusho ye yahise isigara kuri cya gitambara. Bene data, mu bintu byagiva muri Kristo Yesu, ukuntu ari by'ubuhanga, ari by'ubutwari, ari ibintu bikomeye bijya bitwubaka ibihe byose kandi bifite ibisobanuro bikomeye. Muzi ko ni maraso yamenetse ari ku musaraba igorogota, amaraso ku ikamba, mu mutwe, mu biganza bye, aho naha kabiri handi, no ku maguru. Amen. Byose afite ibisobanuro. Muzi ayavuye mu rubavu, n'ay'igiciro rero, n'ay'igikundiro, n'amaraso y'abakristo, n'amaraso yatugiriye ibihe byiza, ibihe tujya twicaramo tukibaka kuko Imana yacu ari nziza, igidukora byiza ibihe byose. Niyo mpamvu tujya tuyibuka uko bukeye uko bwije. Ku mubare gatatu rero ni umubare ikomeye, ni umubare ukomeye kuko murazi ko Kristo Yesu ubwe yazutse ku munsi ugira gatatu. Amen. Mwumve ko ari umubare ukomeye. Muzi ko Yona yamaze iminsi 3 mu mva. Amen, haleluya. Muzi ko abaserafu mu bwami bw'ijuru bavuze Imana ati, Mana urera urera urera, inshuro 3. Murumva ukuntu bigenda bigaruka, kandi ni inshuro zirimo imbaraga z'ubutwari bukomeye. Amina, haleluya. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Murazi ko igihe Abisirayeli bamaze kwambuka bageze kuri Sinayi hariya, ngo bageze ku munsi wa gatatu bahamba gatatu, na mubare urimo imbaraga zikomeye. Amina, Yesu ahabwa icyubahiro. Uno munsi nibyo tugiye kureba, tugiye komeza ikiganiro cyacu tureba ubwo ububasha buri mubare gatatu, cyangwa se buri mu kigeranyo cy'umubare gatatu, ubutwari bwawo bumwe tumaze kububona. Boreka rero dufate ijambo ry'Imana, dufate Bibiliya, dusome ijambo ry'Imana uno munsi kugira Imana ikomeze baye natwe tugire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditse rya mbere, tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yesaya, umuhanuzi Yesaya,
Yesaya mu igitabo cy'umuhanuzi Yesaya tugiye gusoma ibice bitandatu. Amen, haleluya. Tugiye gusoma ibice bitandatu. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya tugiye gusoma ibice bitandatu. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'ijambo uvuga ngo Imana yiyereka Yesaya iramweza iramutuma. Amina. Natwe bene data ibihe byose tubamo, iyo twigejeje, iyo tugiye ibihe by'imbere y'Imana tukiyeza, Imana ashaka gukoresha ikintu cyose, Imana ashaka gukoresha wowe icyo utibwira, kandi Imana ishaka kugukoresha n'icyo abantu batibwira ko we wakora. Imana yashatse, kuko Imana ntigitoranya. Upfa kwegera Imana ukiyeza ati Imana nije imbere yawe, nije muri bino bihe, Imana iragukoresha. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 4. Dusome mu izina rya Yesu. Ngo abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafu wese afite amababa 6. Amen. 2 yatwikirazaga mu maso he, yandi 2 yatwikirizaga ibirenge bye, ayandi 2 yarayagurukishaga. 3 umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati Uwiteka Nyiringabo, arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro zirebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Amina. Hano turebe umurongo wa 3 cyane. Umurongo wa 3 uvuga ngo umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati Uwiteka Nyiringabo, arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Amen. Bene data, mwumve abaserufi hariya mu bwami bw'ijuru, nabo ubwabo barebesha amaso yabo, umwavamo ngaravuga ati Uwiteka Nyiringabo, umwami w'amahoro. Umva, arera, arera, arera. Mwumva izo mbaraga ziri mu mbaraga 3. Arera, arera, arera. Imana yacyarwa icyubahiro. Mwami w'amahoro adufashe atugire neza, natwe tube mu bihe Imana uko yakoresheje Yesaya, nawe kuri kose upfa kuba umaze kumwemera, arakweza gutunganya, ugakora ibye, ugakora umurimo we uko bikwiriye. Amina, haleluya. Imana idufashe cyane. Reka dusome no muri Yona igice cya mbere. Igitabo cy'umuhanuzi Yona, nawe n'umuhanuzi. Amen. Imana idufashe cyane. Turebe umutwe w'ijambo kuvuga ngo Yona yanga gutumwa umuyaga ubakubira mu nyanja. Wumva hano turabye mu bari 3 kwa Yesaya, Imana imutuma. Hano Yona ngo yanga gutumwa. Wumva iby'Imana ikora. Reka dusome Yona hano igice cya mbere umurongo waho wa 17. Twumve uko havuga. Muri Bibiliya kera ku murongo wa 17, ariko Bibiliya y'ubu, Bibiliya nshya, ubwo ni igice cya 2 n'umurongo waho wa 1. Amen. Havuga ngo Uwiteka ategeka urufi runini rumira Yona, maze Yona amara mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3. Amina, haleluya. Mwibwe ko na Kristo Yesu, mwumve ukuntu ibintu by'abigira na Kristo Yesu, umwami wacu ibihe byose, umwami w'amahoro, umwami yadutsindiye urupfu, yamaze ikuzimu iminsi 3 n'amajoro 3. Umunsi wa 3 arazuka. Turayibona hejuru. Mwumve umubare 3 ukuntu ari gitangaza, ari umubare ukomeye cyane. Tugomba kuba abana bene data, numubare uduha imbaraga, numubare uduha ibyiringiro, numubare utwere umunezero, ko numubare urimo ubutsinzi bukomeye. Ngo Yona hano Uwiteka ategeka urufi runini
rumira yona ngo kubwo kwanga kumva gutumwa yanze kumva. Nukuri ijwi ry'Imana yakugezeho umaze kwemera Imana kugomba gukorera Imana, ukemera kugomba gukoresha ko yakoresha ba Yeremiya ba Yesaya, ukanga Imana hari kishaka gukorera kuko yabikoreye kuri Yona. Yaratumye yanga kugenda. None Imana ituma urufi runini igihe bari mu nyanja ruramira rumumarana amajoro 3 n'amanyo 3 ari mu nda y'ifi. Amen. Ubwo mukomeje muhita mubona ibyakurikiyeho. Hano twibukiranya gusa kugira tubashe kumva ijambo ry'Imana uko rimeze. Reka dukomeze dusome no muri Hosea. Mwana fashe cyane. Mubare 3 n'umubare nkunda, mubare nkunda y'ubutsinzi y'ubutwari bukomeye. Mubare 3 mubare ukomeye cyane. Dusome muri Hosea ibice 6. Hosea ibice 6 n'umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo umutwe w'ijambo uvuga ngo hariya ku mutwe w'Uwiteka abakuraho amaso. Ariko hano 6 umurongo wa mbere avuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi ni uzadukiza, ni wadukubise kandi ni uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Amina. Ijambo rikomeye bene data. Reka dusubire muri no jambo ryo muri Hosea 6:1-2. Nimuze tugarukire Uwiteka bene data, aho turi hose tugarukire Uwiteka Imana ngo kuko ari we wadukomerekeje. Ibiba byose Imana bibizi kuko yakwiye ngo nkuzi utarabana urusoro mu nda ya nyoko. Amina, haleluya. Ngo kandi ni uzadukiza. Ibi byose bitubaho, ibikubaho, ibimbaho ni wazadukiza nta wundi. Kuko ijambo ry'Imana ngo ni ukiza, niwe womora, niwe wica, niwe byose muri byo. Niwe ngo uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzanatwomora. Amina, haleluya. Ngazaduhembura tumaze kabiri. Nitumara kabiri, ka wa munsi wa mbere n'uwa kabiri bari mu mvu, ngo wa 3 akazuka. Nkuko wa 3 wageze Yona akava mu nda w'isi, ngo natwe nitumara kabiri. Amina, haleluya. Ngo nitumara kabiri, ngo ku munsi wa 3 ngazakora iki? Azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Natwe ibyo dukora byose, ibyo twamwe byose ni Imana izaguhagurutsa nawe ku munsi wa 3. Iryo ni sezerano yatanze hano muri Hosea 6:1-2. Amina, haleluya. Mwumva ubuntu bw'Imana mu mubare 3 ukuntu harimo imbaraga zikomeye. Nawe azaguhagurutsa, ibyo byose Imana irabizi. Numara kabiri witegure ko umunsi wa 3 nawe Imana izakora imirimo, izakora ibintu bikomeye, akagukura akomeye. Amina, haleluya. Reka tujye hariya mu Kuva. Yesu ashimwe cyane. Tujye hariya mu Kuva ibice 19. Kuva ibice 19 n'umurongo waho wa mbere. Imana yiyereka Abisirayeli ku musozi wa Sinayi. Ngo mu kwezi kwa 3 Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, kuri uwo munsi bagera mu butayu bwa Sinayi. Amina. Ngo kuri uwo munsi mu gihugu cya Egiputa, ngo kuri uwo munsi bagera mu butayu bwa Sinayi. Ngo bavuye Refimu bageze mu butayu bwa Sinayi, babumbamo amahema. Ni Abisirayeli babambye amahema imbere y'umusozi. Amina. Ngo mu kwezi kwa 3 Abisirayeli bavuye muri gihugu cya Egiputa. Mu kwezi kwa 3, mwumve, mu kwezi kwa 3 mubare 3 turi. Ngo Abisirayeli bavuye muri Egiputa, mu gihugu cya Egiputa, ngo kuri uwo munsi bagira mu butayu bwa Sinayi. Niho bageze mu butayu bwa Sinayi ku munsi wa 3 bavuye muri Egiputa. Urebe hepfo ngo bageze babamba amahema. Ukomeje bahita usoma inkuru zabo kuziko umunsi wa 3 umubare 3 ni ikintu gikomeye bene data. Nukuri ujye wumve ko bare 3 ari ikintu gikomeye mu buzima bwawe. Wumve ko ari umubare tumaze kubona hariya muri Hosea. Ni nawo munsi nawe uzahemburirwa aho ngumaze kabiri. Niho uzahemburirwa, niho nzahemburirwa, niho tuzahemburirwa. Imana idufashe cyane. Reka twigire mu itangiriro. Tugiye gusoza isomo ryacu ry'uno munsi. Twigira mu itangiriro igice cya mbere. Imana idufashe, Imana tugire neza bene data. Imana yacu n'ibuntu n'imbazi igidukunda. Twigira mu itangiriro igice cya mbere umurongo waho w'9
tugeze ku 13 ngo Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Tugiye kureba urukundo Imana yakunze rero mu gihe arimo itegura ngo kuzarema umwana w'umuntu, ikindi yabanje kumutegurira ibyo irimo irakora. Amina, haleluya. Dusomere kuva ku murongo w'9 kugeza kuri 13. Dusome izina rya Yesu. Imana iravuga iti, amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke, biba bityo. Umva ibyiza Imana ikirategurira umwana w'umuntu kugira turabwe ibikwiriye. Ngo biba bityo, Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti, ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose gerere imbuto ku butaka. Umva ibintu Imana yadukoreye, urumva ngo zikwiriye ngo yere imbuto ku butaka ziri mu butubo bwabyo. Igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo. Buri giti cyera ubwoko bukwiriye imbuto yacu. Mwumva uwo munsi uko ari muragenda, uko Imana arimo gutegura ngo cyere ubwoko bwacyo. Ngo biba bityo, ngo ubutaka bumeze ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye kugira umwana w'umuntu azabeho neza. Ngo amoko yabyo yose, igiti cyera ubwoko bw'imbuto zacyo, ngo n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza, bimaze kuba byiza, bipendeje. Ubutaka bwabonetse, no kuri inyanja yamaze kuboneka, imbuto ibiti byamaze kuboneka, buri giti cyamaze kwera imbuto zacyo arizo turya uno munsi, amahapo, imbuto zitandukanye n'ibindi. Imana imaze gukora ngo ari byo, ngo zikwiriye ngo Imana ibona ko ari byiza. Ngo buragoroba, ngo bitaburagoroba, noneho ngo bitaburacya. Amina, haleluya. Ngo muri murangiye buragoroba, Imana uruka gato, ngo noneho ngo buracya. Ngo nuko ngo umunsi ngo ni umunsi wa gatatu. Mwumva umunsi wa gatatu uko Imana yaremye, yateguye isi, ikora ubutaka tubona tugenderaho n'inyanja n'imbuto tubona, ibyatsi byose bitegurwa ku uwo munsi. Ngo buragoroba buraca. Imana ivuga ko uwo n'umunsi wa gatatu. Imana ihabwa icyubahiro, Imana igira neza, Imana ni urukundo. Amina, haleluya. Bene data, Yesu Kristo wacu ibihe byose aradukunda. Gadusoreza aho nyene mu itangiriro. Turashoje, tugiye gusoza ikigisho cyacu no munsi. Yesu Kristo ibihe byose ino tariki mu itangiriro nyine kuri 22, iki cya 22 n'umurongo waho wa 4. Umutwe w'ijambo uvuga ngo Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka. Amina. Dusome ku murongo waho wa 4. Haravuga ngo, dusome izina rya Yesu, ngo ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Ngo ku munsi wa gatatu. Amina. Ngo ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso ngo yitegereza aho hantu, ngabona ni kure cyane. Ni Imana usomye utangire hejuru hariya, ni Imana yamaze gutuma Imana yamutumye ko bagomba kubonanira. Murazi ko ari mutumye kujya gutamba igitambo cya Isaka, kandi umwana w'ikinege yari afite. Amen. Ngo ariko ku munsi wa gatatu ugeze, uwo mubare gatatu urakomeye. Wumve kya kintu nacyo cyakuretse ku munsi wa gatatu cyo gutanga igitambo kuri Isaka. Imana igatabara ikarunga ikintama yo kubarwa mu cyimbo cya Isaka, nacyo cyabaye ku munsi wa gatatu. Ngo bigeze ku munsi wa gatatu, ngo Aburahamu ngareba ngaho hantu, ngabona ni kure cyane, ni kure cyane. Ariko ku mutima, yari ku mutima yumva biri kure, kuko yamaze kubwira yagiye kuhakorera abantu Imana yamubwiye. Ariko mwene data, mve ko ari ubutsinzi. Ibyo byose tugira ngo ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu tuzatabarwa. Aburahamu byamubaye ku munsi wa gatatu, yari amaze kugera ku munsi wa kabiri, ariko ku munsi wa gatatu Imana igiye kumuha, wagezeho aratabarwa. Amaze kureba hariya, niho haje igitambo gisimbura Isaka. Amina, haleluya. Imana idufashe, Imana itugire neza bene data, kandi ikomeze iduha imbaraga muri byose. Uko turiho kose twamaze kubona isezerano ya muri Hosea ko ibyo tunyuramo twose nizatwomora. Hariya muri Hosea habivuze nizatwomora. Noneho ku munsi wa gatatu ibintu bikoreke. Imana ibamugisha, Mwami amahoro Yesu Kristo abamugisha. Isomo rya dufite kuno munsi kino cyumweru muri Yesu Kristo ibihe byose narigarukiye. Mwese baryumvishe. Mwami amahoro abamugisha, kandi akomeza bagire neza. Shalom shalom. Ko tuzongera mu cyumweru gitaha. Amin. Amahoro y'Imana bane nawe.